aba bavandimwe rero muri gospel mwebwe mwagize umugisha. Nambonye amaze gufata akarere bidashidikanywaho niwe muhanzi wa mbere wa gospel mu karere turimo. Yego. Nta deba, nta rubanza, nta mpaka. Unagiye no mu bahanzi basanzwe. Iyi ni challenge ntanze. Usibye Diamond, as it stands now turi kuvugana aka kanya mvuga. Simvuga past, simvuga nibiri imbere kuko simbizi. Aka kanya tuganye. Ibintu mbonye ari gukora mu karere. Usibye Diamond niwe muntu wenyine wahagarara hejuru ye. Mbonye niwe muntu ushobora kugenda agafata Kenya, agakora, akavuna, agataha. Akinjira Uganda, akuzuza nkaho nta cyabaye, agataha. Muri icyo gihe agahita ajya Tanzania nkaho nituwa nyine, akuzuza nkaho nta cyabaye. Arena agahita agapfuka 10 rimeze neza, agahita iyikoze Burundi nuko wenda muri iki gihe tari kujyaho cyane gake nugupfuka agapfundikira agataha. Ntubaze barababonye abahanzi bakomeye nka Harmonize yo baje hano agomba kujya mu itente ya Kigali byo kwishyushya ngo urajya kuzuza Arena. Munyarwanda akubwira ati ibyo bintu byawe bigumanye dore Kigali mu itente ya 5 nabwo wipakiremo abahanzi abanyarwanda nka bane dukora akantu ntaguciye mu ryo uvuga. Ndavuga ntimba nsenga Imana ni ngubu Kongo habonetse amahoro mbonyi akikoza nk'igoma akajya kunywa agacyayi gusa. Ni ibintu bibi cyane. Akavuga ati mu nkorera akamukaru n'uducapati nka 2 n'udushyimbo ndabaririmbira nimara kuturya cyane. Muri bwa buryo bwo gufata isoko Imana afashe Mbonyi afata iby'akarere. Rero ejo bundi ari kwiyandikira indirimbo mu kwezi kwa 3 Imana imukubita indirimbo yihuta. Yihuse abati indirimbo ariko muri nayo nyorosha kibera amapiyano. Abayihinduye amapiyano. Barayitunganyije amapiyano niyo agomba guheraho.